Guverinoma yasubije abakomeje kuzamura amakuru y'ibihuha ko umukuru w'igihugu ari we Perezida Nyakubahwa Paul Kagame, Perezida w'u Rwanda, ko ari mu bitaro arembye kandi amerewe nabi. Nongeye kugwereza ikaze mu kiganiro cyacu hano kuri The Truth Inside, aho uri kumwe nanjye Bati Chris nk'ibisanzwe. Mbonera no kongera kugushima wowe wakoze subscribe, ukanakora shares, ukanaduhereza ubutumwa hasi. Imana ikomeze kugwereza umugisha aho uherereye hose, waba uri muri leta z'ubumwe za Amerika, waba uri muri Aziya, waba uri mu Bwongereza cyangwa se muri Europe, muri Afrika, East Africa, aho uherereye hose, waba uri umurundi cyangwa umunyarwanda cyangwa se umugande, mwese tubahaye ikaze kuri The Truth Inside. Mboneraho no kongera kubwira utarakora subscribe, nyamuneka reba aho handitse subscribe uhakande kugira ngo ntukajye ucikwa na zimwe mu nkuru tukugezaho umunsi ku wundi. Nahandi rero bibera ni hano Kaze Neza mu isi nshya, isi y'imyidagaduro, amateka. Nuko rero reka twinjire mu kiganiro cyacu cy'uno munsi. Ubwo byari tariki 24, ubwo no kuvuga ngo ni no tariki z'ukwezi kwa gatandatu 2025, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolanda Makolo yasabye abantu kudaha agaciro amakuru y'ibihuha akomeje kuzamurwa ku mbuga nkoranyambaga avuga ku buzima bwa Perezida Nyakubahwa Paul Kagame, yuko arwaye cyangwa se ngo ari mu bitaro cyangwa se yagize ikindi kibazo. Ati ngo ibyo ni ibinyoma, mubyirinde, mukomeze kubyirinda yuko nago ari byo. Ibi byose bibaye ari nyuma yuko hakomeje hitirirwa cyangwa se hasoka zimwe mu nkuru cyane zikomeza zivuga ku mukuru w'igihugu yuko ari mu bibazo bikomeye cyane. Nubwo rero iri tangazo ryaje gusoka ari nyuma yuko hakwirakwiye itangazo ry'incurano ryitiriwe umuyobozi mukuru w'ingabo z'u Rwanda rivuga ku makuru y'ibinyoma ku buzima bw'umukuru w'igihugu. Murabizi cyane, dusubiye inyuma, hari inkuru zakomeje gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ngaho ngo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ararembye, ari mu bitaro, amerewe nabi, ari hafi kwitaba Imana. Abantu baramwishe cyane, abantu bakomeje kumuvugaho amwe mu magambo atari meza, ariko siko biri guys, siko biri. Perezida w'igihugu cy'u Rwanda se perezida ameze neza, nta kibazo, araho aratekanye. Mwumve yuko buri munyarwanda wese aherereye cyangwa se wowe ushigikira u Rwanda, wora uri hirya no hino, wowe wumva yuko u Rwanda ari rwa Rwanda rw'amahoro, u Rwanda rw'umutekano n'ibyishimo, wumve yuko umukuru w'igihugu ameze neza. Impamvu mbibabwiye gutya, impamvu mbibabwiye nuko naje gusanga iyo ukoze analyse cyangwa se ugakurikirana bimwe mu itangazamakuru bagenda bavuga, hari icyo bita inkuru mpimbano, hari inkuru icyo bita inkuru mpimbano, ugasanga abantu bahimbye inkuru barikwirakwije hirya, iragiye yinjiye mu mitwe y'abantu. Guys, nkuko bakomeje kubibasomera, ni ikintu uko barimo barakivuga ntago ariko kiri. Hari igihe nkuko nawe ushaka kuba ufite akazi, ushaka kuba waba ufite imirimo ukora, ushaka kugira konji runaka, ukaba wafata leave cyangwa se bagwereza kujya kuruhuka, niko binameze. Reka nkomeze kubasomera zimwe muri no nkuru yasohowe na government cyangwa se na leta y'u Rwanda kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza. Nuko rero mu itangazo ryaje gusohoka rirakumenyesha yuko riravuga yuko buri muntu wese cyangwa se umunyarwanda wese aho aherereye, aho ugerageza kubona cyangwa se ubwo butumwa cyangwa se ukabona iyo nkuru yerekana yuko ngo ingabo z'u Rwanda aribo basohoye iryo tangazo, umenye yuko iryo tangazo ari ibinyoma, ari rikubiyemo ibinyoma byinshi cyane, utakwiriye kumva yuko ari ukuri ibyo barimo baravuga byose, kuko ari ibinyoma. Ayo ni amakuru amwe yatangajwe na guverinoma y'u Rwanda yuko imenyesha buri muntu wese aho aherereye yuko agomba kumenya yuko ayo makuru yose ari ibinyoma. Nanone kandi ku mbuga nkoranyambaga z'abasanzwe basebye u Rwanda, baruvuga nabi, barusebya nabi, hamaze iminsi cyane hacicikana inkuru mpimbano y'ibinyoma bikabije cyane ivuga ku buzima bwa Perezida Nyakubahwa Paul Kagame. Ati ngo izo nkuru cyangwa se ibyo mugenda mwumva, ibyo byose ni ibinyoma, ni ukubeshya. Ati ngo ibyo bireze hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, kugenda bakomeza basebya umukuru w'igihugu, bagenda bavuga yuko ameze nabi, afite ibindi bibazo, kandi siko biri. Nyamuneka rero wowe dukurikirana kuri The Truth Inside, ujye ukomeza kwibuka yuko ugomba gukanda handitse subscribe kugira ngo ujye ubasha kwakira zimwe mu nkuru tukugezaho umunsi ku wundi, amasaha ku yandi, iminota ku yindi. Dore niyo mpamvu tuhari, niyo mpamvu iyi ngiyi yari part 1, kuko mu mwanya turaje tubahereza ikindi gice cya kabiri. Naho mu kanya, ciao, ni bye bye, hasta la vista.